ntuzabazwe nuko shire bamukuryana oya burya ngo abasore bakene akamaro kabo mu rukundo nukuganiriza abakunzi b'abakiri. Ese ako kanaro kaza ubundi musore no dora akamaro k'umukene mu rukundo rw'umukobwa. Burya ngo abakene aho bava bakagira bagira amagambo menshi, aho kugira ngo umukene ashake ikintu cyo gukora usanga atinda ku telefone avugana na sheri we cyangwa se avugana n'umukobwa bitwa ngo barakundana. Mu gihe uwo mukobwa wita sheri afite undi mukunzi w'umukiri utamuha umwanya wo kumuganiza, we akamuha umwanya rimwe muri weekend, uri hehe ndana ejo ni weekend tuzajya nangaha dutanemo. Noneho umukobwa kubera ko byose bikene, umukobwa buri abakobwa ni mu bantu bakunda ibintu ariko bagakunda n'amagambo, kandi nandi hantu yakora ayo magambo usije kuri uwo muhungu ukennye. Burya ngo abahungu bakennye bagira amagambo menshi kandi yubaka umutima, muzabicunge. Nanjye burya ngo ngira amagambo yubaka umutima niko bambwiye. Burya ngo abahungu bakene bagira amagambo menshi kandi yubaka umutima, bityo bigatuma abakobwa babakunda cyane kubera utwo tugambo. Gusa ariko ntibabaha umwanya na mutonya kubisanzura kubera yuko baba bazi ko nta kintu babamarira kindi usibye kubatakazaho umwanya. None wowe ntukabare ngo sheri wanjye nci inyuma ngo ntanyitaho ngarambangikanya, oya sheri ntago guca inyuma disi, ahubwo afite ikindi kigabo kitamo umwanya w'amagambo. Mu gihe umukire we nta magambo menshi agira, we icyo akeneye ni ibikorwa. Ariko umusore we kubera ko nta kindi kintu aba afatiyeho avuga ati sinamujyana amera neza ngo ntamwicaza ku ifarashi, oya niyo mpamvu usanga nyine kenshi abakire baturyana ibyana